ngira ngo wantumye kugutumira ntabwo uragera hafi yabo bagukeneye. Komeza utambuke. Bibaye ngombwa rero yuko nanjye ntutira nkokora, ati bahungu beza mwakire iki kibiribiri munsigira inkware. Ku mutima ati niba ntabatuburiye ndamaze. Nawe umuntu aguhaye ibipapuro gutwaye umuntu, igipapuro se kirasasa cyokoza mama umukobwa aramukanya neza. Munyemerere mwongere muramukanyemo abantu bari hirya no hino bitegeye. Mukobwa ataraho waturaho rusini rw'umuhungu, umuhungu aturaho neza gaje ry'umuringa, bagwana mu byana abantu babima amashyi agahinda karamfata. Hanyuma munyemerere mukiramukanya gutyo mbasabe muze kwegera hariya hantu Gilbert arimo kujya, ariho mukorera ibikorwa byose kuko bitari bunatugore cyane. Murakomeza mutambuka mugana ingamba y'abato kugira ngo mubyeyi rero ngira ubwoba. Mubyeyi Felicien buriya ndi umunyabwoba, ubwo ureba ngo abantu bakunda kuntora ngo ntarame ku ngamba y'imbere. Ni njye muntu ugira ubwoba nkatinya inkoni. Ubu kuva mbayeho nkubiswe gatatu, bwa mbere nakubiswe na mwarimu, ubundi nkubitwa na papa natoye igiceri sinamenya aho nagikuye. Ubu rero izi ngizi zo ndazihunguza ukubitwe nagiye. Mperuka basaba ngo basabire umusore umwe, none mubyeyi ngiye kubona mbona haje batayo yose n'inkoni zabo. Kandi ubwo bivuze ngo buri musore arabona umukobwa muri uyu muryango kandi wendeye atabonetse ni za nkoni.
nyemerera rero nkuremo akanjye karenge wowe na Joseph musigare mwihanganiye sina n'abakiza wumva ukuntu ngira ubwoba murakubitwa nagiye cyangwa se mwikiranure njye mbaye nkuyemo akanjye karenge murakoze abwirwa benshi akumva beneyo Christian karame munyahu ngira ngo hariya urabona abasore ariko siko bose baje gusaba umugeni harimo n'abamuherekeje ubundi se baje gusaba umugeni nangwa ariwe waje gusaba umugeni Gilbert rero uyu nguyu uriya niwamubona uramwibwira nyirabona asaba MC hari amagambo hanyuma nsabe Gilbert nyirizina yongera atera izindi ntambwe imutandukanya n'undi mugenzi we yigira imbere nanone urakoze cyane n'ubu ngubu usabe uhindukize hindukira urebe hariya bajyabaga bavuga ngo return about ariko ni ikinyarwanda dusigaye dukoresha no mu karasisi dukoresha ikinyarwanda tukavuga akarasisi karatangiye akarasisi karerekera iburyo hindukira urebe imbere yawe uzamura ibiganza byombi hanyuma umuryango kandi ushobora kuba warabaye ahantu ukabana n'abantu hariya harimo n'abakobwa bagukundaga babwire ngo bayi hariya ni ukubabwira bayi ubwo abakobwa barimo aho stop murakoze cyane nyemerera rero urebe mu ngamba mwari muri kumwe hanyuma uwo ubona ushimye umubwire mugendane ababyeyi baguhesha umugisha hariya nawe wagira ngo yari yabirose nabonye kugenda hafi cyane ngaho mutambuke mbe Yozefu we ababyeyi babahesha umugisha ubundi iyo tubwiraga ko ari uyu ko tutwirirwaga tukurusha twajyaga kumwakira utiriwe uruha na mbere hose iyo tubwira ko Gilbert ari uyu Christian karame ni ukuvuga ngo ibyo ari byose nawe iyo uba wari umuzi ntabwo warantumiye muri ibirori ngo uzaze twiteguye tuje kureba n'igitaramo cyanyu nanjye rero navuze ngo nanjye navugaga ko utamumbwiye iyo umumbwira rero navuze ngo simusiga ndashaka kumukwereka uwo muhungu wanjye nanjye kugira ngo muri iki gitaramo nawe azagiremo ijambo azavuga ati nahavanye ijambo ry'umugeni twamusabye uyu mwana wacu ni mwiza mu muha amashyi mwa babyeyi umugisha wateye gusakareho Gilbert ndetse na mugenzi wawe wemeye kukubera umugaragu w'urukundo umunsi wose kuva mu gitondo kugeza izuba risubiye muri nyina niko abo hambere bavugaga ntabwo njya nkunda kuvuga amafuti menshi iryo niriba ritoya murarimbabare nagira ngo nkusabe rero ba bakobwa bashinzwe protokole bambwiriremo umwe aze hano mutume hanyuma mwebwe abasigaye ubwo atari mwe yatunze intoki kugira ngo mugendane nawe iyo abishaka ari buvuge ngo simbasiga mwese turajyana none yakuyemo mwigire hirya gato abandi bigire aha dushaka inzira uyu muhungu Gilbert ntiwemerewe kumukoraho nuko urakora ibyo nkubwiye ariko ntumukoreho ntumwikubeho ntunamwegere cyane witangira kwikora ku myenda ikintu ugiye gukora wababara utababara hari uri bumwegera atari wowe utaza kumukuraho ka perfume urajya imbere ye ugenda umwereka akicara bariya aha igira hirya umwenda utagukoraho yego aha ndahamya neza ko kariya yakicara abami ka Gilbert yateguriwe umunsi wose urakoze sawa hanyuma rero Gilbert buriya
yabaye umuntu w'umugabo cyane. namwe umugabo uri muri mwe nagira atya nawe tumushakira icyubahiro cye. kubeshya nta mugabo barimo n'inkoni n'iki byose ndabagabiza abo babyeyi rero ntabwo bakira, ndabateza ibizami buri wese arivuga uhereye uruhande rumwe. aba bana bashobora kuba biragaragara ko bakiri indirira-rugamba, ntabwo baragera no mu ndahangarwa, kuko ari indahangarwa iba yaserutse kare. iyo haba harimo indahangarwa ntikumirwa mu izina ryayo. Ni abamama bakiri batoya, ni ababyeyi bashobora kuba baramubaye hafi, bamubwira uko zubakwa, bamutoza kwihangana. nagira ngo mbasabe rero
ni amasibazo agana igitaramo dutaramiyemo. Nkareba n'isibo ya gatatu ariyo sibo igaragiye Alice. Munyemerere ntanga umwanya nsabe uyu mukirigitananga yitse umurisho we, hanyuma kandi undi muririmbyi nawe yinikize kugira ngo Alice aze atigunze. Murakoze cyane, reka dutege yombi muri yombi, dutega amatwi n'amaso. Wamunsumbwira ijambo y'ukumundi kwadutuma wambwira ngo ndambagiza ngo nta n'umwe wanduta muri isi ngo sinde umwari ndi umwamikazi kimbagira uze unyegere mbese ubundi kuva kera wabaga hehe kimbagira uze unyegere mfata ikiganza tuganira imbere kimbagira uze unyegere mbese ubundi kuva kera wabaga hehe kimbagira uze unyegere mfata ikiganza tuganira imbere amagatuzi maze ugira icunga adutuma wabwira vunda mbagiza ngo nta n'umwe wanduta muri isi ngo sinde umwari umwamikazi kimbagira uze unyegere mbese ubundi kuva kera wabaga Murakoze cyane, murakomeza mutambuke. Alice, umuryango wantumye kugutumira ntabwo uragera hafi yabo bagukeneye. Komeza utambuke, bari mwiza ungana bahimba ugahimbaza urubyaro. Tambuka neza amata ko abasha inkanda, amata amatembe tuhata amatama yombi. Ngwino umuryango uragukeneye, ngwino mama. Amaso ntaze kukurenga, ndabona uhumbaguza ko wenda kurira. Mbabarire nturire, ndakwinginze. Twagutumiye tukwizeye nk'intore yatojwe, ntugaragaza amarira mbere y'ibindi byose, ugaragaza ubutwarikazi. Urakoze cyane, maze aho ugeze wanyemerera ugahimira aho ngaho. Ubwo mwantumaga gutumira Alice mu gitaramo namutumiye kandi yahageze, mwanyemerera mu cyubahiro mbagomba kandi mukwiye, mukaza mukigira hafi mukamubwira tumiriye. Murakoze cyane. Bavandimwe rero, muryango wa nyamuryango, n'amata meza yaje. Yaje n'amata meza rero, dore aba bantu nabashira ubwoba kandi bazamanikira iwabo. Joseph, ndagira ngo nk'uko abantu babisabye, Elisa, urareba kuri ishema ry'ababyeyi,
ubu niwe wateranyirije aba bantu aha ngaha muri iki gitaramo kugira ngo uhindukire urebe bariya bantu bariya kugira ngo urabona ba so wanyu harimo ba nyogosenge harimo ba nyoko wanyu harimo imiryango migari mutari muturanye aha rero bazanywe nawe kubera ishema wahaye ababyeyi iri ni ishema rikorwa n'abana bake ubu rero ubaye intangarugero muri iki gihe guhera ejo n'ejo bundi mu cyumweru gishize muri uku kwezi uri intangarugero n'abazavuka nyuma yawe bazaza bameze nkawe bazaraba ari abana beza nkawe ubu rero uhaye ishema ababyeyi kubereka ibirori bimeze bityo abantu reba baturutse impande n'impande baje mu birori waduhaye uri umwana mwiza rero ngira ngo uriya mugabo uramuzi uriya mugabo rero yaragukunze muranakundanye ariko agira umubyeyi wakudusabye kandi abayo abakomoka iwacu muri uwo muryango ntabwo baza kudusura rero umugeni wa kabiri cyangwa wa gatatu ngo mwimane buri ishema ry'umuryango rero umukobwa mwiza arasabwa agakoshwa agashyingirwa burya nibwo aba abaye ingenzi mu muryango hari umugabo rero wakudusabye hano witwa Yosefu Munyabuhuru nyirago Munyabuhuru wakwigira hino bana bacu rero ndagira ngo mujye kuhira inka na za nyina hanyuma mugaruke murasanga ibyo bisaba kubirengana impinga byabagora umubyeyi bahe mu nkongoro bamenyereye kunyweramo bazitinye kubera babonye bateretse inkongoro nini niyo mpamvu bazitinye bahe muzo bamenyereye kunyweramo murakoze cyane murabisanga mugaruke uwo yari isi asabye urakoze rwose akanjye karengero nkavanyemo umugabo mwiza nagusabye kugira ngo rero umukobwa Felicien urakoze uhumure natwe tuzakomeza tukureze ndetse tunarenzeho rero inshuti z'umuryango wa Nsengimana uhagarariye ndagira ngo mbereke mwatumaga ntabwo nagiye ngo ngende nk'ikigwari kugira ngo mbereke Alice na Sabi ubu Alice umwakire nk'umuryango urakoze Alice rero ngira ngo uriya muhungu wawe uramuzi ahasigaye njyewe nanjye ndatambuka ubwo nawe waye nanjye ndashaka gushyikiriza uwo wantumye none ninarangiza nkikuramo akanjye karenge hasigaye nake ngaha nabibonye nta burenganzira afite burengaho enda ngwino rero umuhungu wanjye si uyu mukobwa hano si uyu ndangaho ntabwo byakunda reka banza kiranure ibyanyu ni ibyanyu reka kiranure urukundo rwa basaza be baracyasobetse urukundo abanza rusobanura ahasigaye bamuha uburenganzira bamuhe rugarabandwe rugarama namwe mubaye nka ya nka yabyaye mukita urwacu ndarwimariye ubwo rw'abasaza bararwimariye reka abana nabo bashyireho akabo nanjye mbona umwanya wo gututira nk'uko bibaye ngombwa rero yuko nanjye ntutira nkokora ati bahungu beza mwakire iki kibiribiri munsi igira inkware ku mutima ati niba ntabatuburiye ndamaze nawe umuntu aguhaye ibipapuro gutwaye umuntu igipapuro se kirasasa
cyakoze mama umukobwa aramukanya neza, munyemerere mwongere muramukanyemo abantu bari hirya no hino bitegeye. Mukobwa ataraho waturaho rusine rw'umuhungu, umuhungu aturaho neza gaje ry'umuringa, bagwana mu byana, abantu babima amashyi agahinda karamfata. Hanyuma munyemerere mukiramukanya gutyo mbasabe muze kwegera hariya hantu Gilbert arimo kujya, ariho mukorera ibikorwa byose kuko bitari bunatugore cyane. Umwangange ngira amahirwe nsanga cyarabije, ati ndakizana kugira ngo nkigushyikirize. Ngiye kukigushyikiriza nsanga intoki zambaye ubusa, eje kuvuga ngo reka mbanze nambike musumba zose mu ntoki zawe, hanyuma nimara kuyitamiriza umuringa w'urukundo gushyikiriza umwana njye nagushakiye. Gilbert ngaho jya mbere, jya mbere urebe muri rwa rurabo, urebe ko wabonamo umuringa. Gilbert ati impamvu natekereje kuri uru rutoki rwawe rwa musumba zose nuko nanjye wansumbiye abandi bakobwa. Arutamirizaho umuringa mwiza cyane, zamura wereka abantu. Kera nkiri umwana uretse kumanura ye mukobwa, zamura cyane wigize ejuru. Gilbert abakuyeho gato, bukuyeho gato, uretse kumanura. Bwira abantu abakobwa mwareranywe ngo nompe icyo mbarusha. Nkiri umwana banjyaga banzanira irindazi nkabwira abandi ngo nompe, ubwo yababwiraga ngo nompe. Ati Gilbert ati ubwo ntamirijeho umuringa nyemerera noneho nganjye nko gushyikira. Ati ngushyikiriza ururabo rw'umwangange. Ararumushyikiriza ati mugabo mwiza urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Himbikira umurebe mu maso kugira ngo amenye ko ari we uruguhagoze. Aramwegera. Si mwabonye? Wari ubizi ko Gilbert yamwenyura agaseka hafi kwerekana na muzika se? Njye n'ubwa mbere mbonye amenyo atatu ya Gilbert kuva mbayeho. Cyakoze uriya mukobwa Alisa arakoze cyane, atumye mbona amenyo ya Gilbert agera muri 7. Akimara kumutamiriza umuringa atakira n'ururabo rw'umwangange, aramubwira ati ururabo rusobanura urukundo nagukunze kuva nkigukubita amaso. Atura umutako mu nzu yanjye uringa ingabire ya papa twese, ingabire yagamije umukiro wanjye nkagutuza nta mutuzo nagira. Cameraman ati nanjye reka nkururire ya foto batazahimbaza ku rubuga nkayibura nkabigenderamo, igihembo kikaba gike n'abantu bakangaya cyane. Bakimara gufata ifoto y'urwibutso, aramubwira ati noneho Marene yigire hafi. Alice atumaho Marene ati mfasha njye kwereka umuryango umusore nakunze. Amufata akaboko amutambagiza iwabo, amufata akaboko aramuzana. Uraza ababyeyi ubereka umusore ariko uhita ugaruka aho ngaho kugira ngo ibikorwa byose biri bukorerwa aho ngaho. Ngwino ari mu mutima. Alice yarambwiye ngo ubwo azaba arimo gutambuka agana umuryango abazaniye umusore yakunze ngo nzababwire ngo uyu niwe Mirindi y'urumenesha navugaga, niwe gituza cy'umunihiro, niwe cyusa kizira icyasha, niwe cyomoro cy'intimba, niwe cyuzuzo cy'urukundo. Ati nguyu ndahamugejeje. Abamubonye niba mubyishimiye duhuze ibiganza dushimire uriya muhungu asa neza cyane. Ati ngize impundu nje mbazaniye n'uyu muhungu nta zindi. Aha. Ati henga rero, ati henga twisubirire hariya aho twari turi ahirengeye hose. Hanyuma nasabaga abantu bashinzwe protokole baze barebere bano bantu aho kwicara. Gilbert ati rero umukobwa mwiza, ati nanjye buriya iyo ndeba nanjye ngira umuryango mvukamo, ngwino nkurate. Nari nababwiye ko mfite umukobwa nakunze kandi nifuza ko tuzabana. Aratambika ati ngwino nkwereke. Ati impinga yamanutse inyana burya izamutse umugeni. Ababyeyi niko bya biganza bari bapfumbatije barabipfumbatura, bikora mu misa y'ababyeyi. Impundu ziburwunge ziranaga ndazumva, wazumvishe. Ati mwana wanjye ngwino umukobwa mwiza uzira icyasha, ngwino uzira icyangiro mu ruhanga. Ababyeyi bamusuhuza bamutumura. Ati
aha ati muraho babyeyi mugaheka. barangije hariya bari bagaruka aho bari bibereye. muzajya mukontorora abantu bakunda kuyobora ibirori cyangwa n'ubukwe n'inama zitandukanye. bimwe twabujije abantu kwita amakwe n'amanama ntabwo bibaho. mujye mwumva hari aho babwira ngo bagiye ngo guhagarara ku karubanda nk'aho bagiye kubambwa, bahita ahirengeye ntabwo bahita ku karubanda bonyine. uramufasha nawe inshyimbo, murahindukira mubanze mubwire bariya bantu. ubwo Alisa arababwira ngo muraho neza. Gilbert arababwira ati rero murabe Alisa aranganye mubikore, muzamure utyo Arisha azamura ibiganza wihine nkokora nk'uko byari. murebe hariya Alisa agiye kuvuga ati murabeho. Gilbert avuga ati muraho konje mubikoresha. aha Gilbert rero yaje kandi aje. reka nsabe rero Alisa aranyongoreye ati Gilbert abandi banywaga ndeba narinda ahantu nubwo ntasohotse hari ubambwiye ko nta kintu arafata kuva bwacye. ati mumfashe umugabo wanjye Imana yandemeye mbanze mutsirikira akavumbi, mumanurire akavumbi mutsirikire icyaka enda ngo yino mutambuke. Gilbert mu mutsirikire icyaka ariko ntimugitsirike cyose n'icy'inyuma, mutsirike icy'imbere gusa. mu gitsirika cyose turabipfa, mutsirike icy'inyuma cyonyine. Gilbert we ntabwo yanyotewe hose.